Shalom, nanone inshuti y'umusaraba, uyu munsi ni umunsi wa 228 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Rambura ukuguru kwawe utere intambwe nsha kandi ihame mu buzima bwawe, mu bitekerezo byawe, mu mibereho yawe urusheho kwaguka, kuko Uwiteka araguhagarikiye. Umva rero, ubwenge butura mu mitima idatonoye. My God. Gitabo cyayo igice cya 28 umurongo wa 28 haravuga ngo, maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. None niki gitumye uyu munsi duhawe iyi message? Nikije kutwubakamo? Niki kivuzwe ku iyi mitima idatonoye? Ni imitima imeze ite? Urugero ruto, umutima w'umuntu ni ubuturo bw'ibintu byinshi, ariko kugira ngo umutima ube uri kuri karite, ufite ubushobozi bucumbikira ubwenge, kuvuga ngo umutima udatonoye ni ukuvuga ngo ni umutima ugifite kava y'ubumana, utaravanwaho ubwiza bw'Imana. None umutima wawe nta byawutonoye? Kubaha Imana biragoye, kugeza ubwo ibintu bimwe abantu bavuga ko atari ibyaha ngo nta kibazo, abandi ngo inda se ko yanze. Ariko uyu munsi Uwiteka aje gusubiza umutima wawe umwimerere wawo, kugira ngo ubashe gucumbikira ubwenge. Ntabwo wacumbikira ubwenge umutima wawe udafite ibisabwa. Umutima wawe nusubirane karite zose, nusubirane umwuzuro w'ubumana, nusubirane ubushobozi bwo gutinya Imana, nusubirane umutuzo muri wo, nusubirane kuba ku murongo, nusubirane guca bugufi, nusubirane kumva no kumvira, nusubirane inzara n'inyota byo gukiranuka, nusubirane inzara n'inyota by'ijambo ry'Uwiteka, nusubirane guca bugufi, nusubirane kwihangana, nusubirane kugira impuhwe, nusubirane kubabarira, nusubirane kwiyubaha, nusubirane gutinya. Ibyo ni byo Mwuka Wera aje kurema. Umutima udatonoye ni uwo, ariko imitima y'abantu myinshi yamaze gutonorwa, yarorosowe, yavanyweho ibifuniko. Niyo mpamvu umuntu bitsamura akaba ararakaye, bakorora akavuga ngo niwe bavugaga. Birakomeye, ariko bikomereye abayoborwa n'umwami ukomeza ibintu, ari we se w'ibinyoma. Ariko ngwino kwa Yesu, ntabwo kumukorera ari umutwaro. Oya, si umutwaro, kuko icyo aguha ni amahoro. Data, turagushima kubw'uyu munsi. Urakoze ko wongeye gusubiza imitima y'abana bawe umwimerere wayo. Imitima iramya, imitima isenga, imitima ihimbaza, imitima ica bugufi, imitima isaba imbabazi, imitima yatura ibyaha, imitima itishyira hejuru, imitima ituzuye ubwibone, imitima ituzuye kwikunda, imitima ituzuye ishyari, imitima itarimo ubugome, imitima itarimo ubujura, imitima itarimo amanyanga. Iyo mitima ni imitima icumbikira ubwenge, ari bwo kukubaha. Bwenge, genda utureyo, kuko Mwuka Wera yamaze kuhasubiza umwimerere. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.